Kristo Yesu, bene data namwe bashiki banjye, reka nezezwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nejejwe no kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana itugejejemo tugihumeka umwuka w'abazima, ikaba iduhaye kuba imbere yayo kugira ngo turusheho kwigiriraho umugisha nk'uko ari wo mugambi wayo kuva kera kose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nyuma y'igihe kirekire tudaherukanye mu ijambo ry'Imana, Imana yongeye gutuma twongera guhura, kandi ndasaba umuntu wese kugira ngo aha agaciro amagambo tugiye kuganira kugira ngo abashe kumugirira akamaro, kuko nk'uko twabivuze igihe twatangaga ubuhamya tubabwira amagambo yanditswe n'umugaragu w'Imana Yuda mu rwandiko rwa Yuda mu gice cya mbere ku murongo wa 3, yavuze uburyo ngo yiyumvisemo kahaswe n'umwuka wera ngo kubabwira ibyo bahawe kera by'Imana bizahoraho iteka ryose. Rero natwe twiyumvisemo ko duhatiwe kugira ngo twongere tuvugane namwe ku ijambo ry'Imana, kandi tubararikire kugira ngo mwongere guha agaciro amagambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ibyigisho bizaba bigaruka kuri ya mabanga y'urugendo rwa Gikristo twaganiriyeho mu minsi yashize. Kandi hari ibanga tuzaremereza cyane muri ariya mabanga n'ubundi twavugaga, kuko murebyibuka ko hari ibanga twigeze tuvuga ryitwa gusenga ijoro ryose, aho twavugaga ku mugaragu w'Imana Yakobo ndetse na Yesu ubwe, uburyo twagomba kubafatiraho urugero, icyitegererezo. Rero iryo banga niryo nifuza kongera kugarukaho, kandi ndasaba Imana cyane kugira ngo ibashe kuryumvikanisha mu mitima y'abantu, kugira ngo icyo cyangombwa tubashe kugikora, kandi n'umugisha ugikomokamo tubashe kuwakira. Rero kubw'uyu mwanya wo gutangira ibyo byigisho, tugiye gusoma isomo tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 12, aho tugiye kureba amagambo Yesu yavuze, kandi ayo magambo agomba kutubera urufunguzo natwe rw'uburyo twabasha gusenga, cyane cyane ko hari imbaraga irwanya gusenga iri muri twebwe imbere. Reka mbere yuko dutangira twicishe bugufi maze dusenge, ariko reka nanjye mfukame kugira ngo dusenge Imana. Imana yacu nziza, Imana idukunda, Imana ikiranuka, Imana ituye mu bwami bwo mu ijuru ahategerwa n'inkozi z'ibibi, abana bawe abo washimye guha umugisha wo kwitirirwa izina ryawe, abo wakuye mu mwijima aho tutashoboraga kwikura ariko ukadukura kubw'imbabazi zawe. Wowe watugendesheje urugendo rukomeye cyane kuva waduhamagara kugeza aya magingo, ukaba ukidukomereje mu byizerwa. Tunejejwe no kwicisha bugufi tugushima kubw'ibyo wadukoreye tutashoboraga kwikorera. Turazirikana ko ari wowe utugize kuva ku kintu gitoya kugeza ku kinini. Turazirikana ko ari wowe utugize kuva ku byo muri ubu buzima kugeza ku byo mu buzima bw'ahazaza. Ni wowe Imana yacu, kandi ni wowe mubyeyi wacu. Ni wowe udufatiye runini, kandi ubuzima bwacu bushingiye ku kugira neza kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye nanone aka kanya kugira ngo tuze imbere yawe tukugirireho umugisha. Tuzi neza yuko ibyo udukoreye tutabifitiye uburenganzira, ahubwo ni ubuntu utugiriye. Ni amahirwe uduhereye ubuntu. Turagusabye ngo udushoboze ngo atugirire akamaro mu mitima yacu, adutere gutera intambwe ushaka ko dutera, kandi adutere kugera ku rugero ushaka ko tugeraho, kugira ngo kwerezo ry'uru rugendo tuzabashe kuzaboneka mu bwami bwawe. Turagusabye ngo tuyobore mu ijambo ryawe, yaba ngewe ugiye kurivuga, yaba n'abana bawe baritega amatwi, ndetse n'abazaritega amatwi ikindi gihe, kwese rizatugirira akamaro kandi rizatume tuzakubona igihe uzaba ugarutse. Tubigusabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Bavandimwe, nk'uko nari maze kubibabwira, iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, tugasoma mu gice cyaho cya 12, tugiye gusoma ku murongo wa 24 n'uwa 25. Ariko iyo turebye ayo magambo atangirira ku murongo wa 20, hatubwira ibya Yesu aza kurebwa n'Abagiriki. Aho ngaho ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe Yesu yatangiraga umurimo we hano ku isi, abanyabwenge bavuye iburasirazuba bazanywe no kumureba. Kandi nanone igihe Yesu yararimo asoza umurimo we, Abagiriki
bavuye nanone muri ibyo bice by'abapagani bazanywe no kumureba. Igihe rero bari baje kumureba bakabwira Filipo na Andereya ko bifuza kuvugana n'umwami wabo, nibwo Yesu yavuze aya magambo ngiye gusoma yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 12. Reka nsome ku murongo wa 24. Haranditse ngo nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Umurongo wa 25. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Aya ni amagambo akomeye cyane Yesu yavuze, amagambo yamurebaga mu gihe cye kandi n'amagambo atureba natwe mu gihe cyacu. Igihe Yesu yavugaga yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, yirengurizagaho we ubwe yuko aramutse atemeye kujya ku musaraba ngo apfire abantu, yuko abantu batazahabwa ubugingo, yasubira mu ijuru ameze nkaho ari urubuto nyine ruri rwonyine rudafite izindi mbuto zarukomotseho. Ariko yavuze yuko iyo akabuto k'ishaka kaguye hasi ngo gapfe, ako kabuto karagenda kakera izindi mbuto maze rikarushaho kugenda neza cyane. Ariko arangije avuga n'andi magambo, aravuga ngo umuntu ukunda ubugingo bwe arabubura, ngo ariko umuntu utita ku bugingo bwe azaburinda ndetse ageze no kubona ubugingo buhoraho. Byo ni ibintu bitangaje cyane, kubera yuko ubundi iryo hame ntago ari iryo hame mu isi bakoresha. Mu isi umuntu ukunda ubugingo bwe agahora bubungabunga, agahora ashakisha uburyo bwagubwa neza, uwo muntu ni uburinda. Ariko muri iyi gahunda y'ijambo ry'Imana ho haravuga yuko umuntu ukunda ubugingo bwe agahora bubungabunga ngo buzaba nk'imbuto yariwe, ntago buzigera bugira umusaruro bwera. Mu yandi magambo ngo uwukunda ubugingo bwe azabubura, ariko umuntu utita ku bugingo bwe azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Dushobora kwibaza ikibazo kibaza ngo mbese ni ukubera iki tutagomba kwita ku bugingo bwacu, cyangwa uko kutita ku bugingo bwacu kuvugwaho ni gute? Kutita ku bugingo bwacu kuvugwaho aha harimo haravugwa kwita ku mubiri wacu. Kwita ku mubiri wacu nibyo birimo bivugwa hano. Rero kutawitaho, mu yandi magambo tuba dufite ubwo ikindi tugiye kwitaho, kandi icyo tuba tugiye kwitaho tuba tugiye kwita ku muntu w'imbere. Muri twebwe dufite umuntu w'imbere, dufite n'umuntu w'inyuma. Umuntu rero w'imbere iyo tumwitayeho buriya tuba twaretse kwita ku muntu w'inyuma. Kandi nanone iyo twitaye ku muntu w'inyuma, buriya umuntu w'imbere ntabwo tuba twamwitayeho, kuko kubikora byombi ibyo bintu bimeze nkaho bidashoboka, ahubwo ni ugukora amahitamo. Rero bavandimwe, Imana irimo iratugira inama ikomeye cyane y'uburyo twarokora ubugingo bwacu muri iki gihe kandi tukazahabwa n'ubugingo buhoraho. Ni ukutita ku bugingo bwacu cyangwa se kutita ku mibiri yacu ngo duhore tuyikuyakuya. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko dufite abanzi batatu. Umwanzi wa mbere ni iyi si, umwanzi wa kabiri ni Satani, umwanzi wa gatatu ni umubiri twambaye. Uyu mubiri twambaye ugira uruhare mu kurwanya iby'umwuka byacu. None rero ijambo ry'Imana ririmo ratubwira icyo kintu gikomeye, yuko umuntu ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko umuntu utita ku bugingo bwe we azaburokora, azanaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umwanzi w'umubiri ni umwanzi ukomeye cyane, kandi Satani anyura mu mibiri yacu cyane akarwanya ubugingo bwacu. Ariko Imana irimo iratubwira yuko nitutita ku bugingo bwacu ngo duhore dukuyakuye imibiri yacu, maze ahubwo tukagerageza kwita ku bugingo bwacu bw'imbere ngo tuzakunde tubone ubugingo buhoraho, tuzaba dukoze ikintu cy'ubwenge bukomeye cyane, ubwenge bwihishe abatuye muri iyi si. Kandi kugira ngo mwumve ko iri somo rikomeye, reka turisome n'ahandi hantu muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cyaho cya 14 umurongo wa 25, havuga uburyo gukurikira Yesu biruhije. Haranditse ngo abantu benshi bajyanaga nawe arahindukira arababwira ati, umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Hahandi batubwiye ngo umuntu utanga ubugingo bwe
ngo ubwo bugingo azabubura, ngo ariko umuntu wanga ubugingo bwe azaburokora. None na hano baravuze ngo umuntu utanga bene se ndetse ngo kugeza ubwo yanga ubugingo bwe ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Urumva rero ko iki kintu cyo kwanga ubugingo bwacu kirenguriza kuko utiyitaho no kwibungabunga, kirenguriza kuko utita ku mibiri yacu, ikintu cyabereye abantu ikigirwamana. Imibiri yacu iba yaratubereye ikigirwamana. Niyo ugiye mu muhanda ukareba ukuntu abantu bameze, ubona yuko bakorera imibiri yabo. Mu yandi magambo bakorera kwinezeza no kubaho neza muri iyi si. Kandi abo bantu bakora gutyo ntabwo bajya batekereza ku buzima bw'ahazaza n'amaherezo yabo igihe bazaba bavuye muri ubu buzima. None rero ni gute umuntu yagira ubwenge nyakuri? Ubwenge nyakuri ni ugushyira imbaraga ku kwita ku bugingo buhoraho n'ahazaza, maze ibyo muri ubu buzima ukabyitaho gakeya, ahubwo ibyo mu buzima bw'ahazaza akaba ari byo ushyiramo imbaraga. Ubwo nibwo bwenge ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ubwenge bw'ukuri. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8, reka dusome umurongo wa 12, dusome n'umurongo wa 13. 12, nuko rero bene data turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Ndagira ngo mwese murabizi neza yuko ikintu cyitwa gukorera umubiri, hari n'ahandi bavuga ngo ni ugukorera inarigi. Gukorera umubiri usanga ari cyo kintu abantu barabaye abagaragu b'imibiri yabo. None hano baratubwiye ngo turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu. Umurongo wa 13 uravuga ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere y'umubiri muzarama. Niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri tuzapfa bavandimwe banjye. Niryo rya somo rivuga ngo umuntu wese ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko utita ku bugingo bwe araburokora. Rero iryo hame tugiye kureba uburyo twarikoresha mu buzima bwacu, kuko nibwo twaba tugize ubwenge nyakuri. Mu isi ushobora kugira gutyo ugasanga abantu bize amashuri baranaminuje, isi irabemera nk'abanyabwenge, ariko ugasanga imbere y'Imana bafite bwa bwenge Bibiliya yita ngo ni ubw'abadayimoni, ngo ndetse n'ubw'inyamaswa abantu. Ugasanga bafite ubwenge bw'ubupfapfa bukomeye cyane, ngo kuko hari amagambo yanditse mu Gutegeka kwa 2 aravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Urumva ko umuntu wese utita ku iherezo rye Bibiliya imubara nk'umuntu utagira ubwenge na gakeya. Ngiyo baba abanyabwenge baba bakoze iki? Ngo baba bitaye ku iherezo ryabo. None ni abantu bangahe bita ku iherezo ryabo, aho bazajya mu gihe bazaba bavuye muri ubu buzima? Abantu benshi bameze nk'abavuga bati reka turye twinywere kuko ejo tuzapfa. Iherezo abantu bashobora kuritindaho bakaritekerezaho barabaze. Kandi abantu benshi cyane baravuga bati inezeze wigire mu birori, ubuzima ni butoya. Ariko se reka mbabaze, umuntu aramutse amenye yuko ubuzima ari butoya, ikibazo yagikemura koko yigira mu birori? Ahubwo ntekereza ko yakwita ku iherezo rye. Na Bibiliya iravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bakoze iki? Baba bitaye ku iherezo ryabo. None rero umva inama ijambo ry'Imana rikubwira. Rirakubwira ngo umuntu utita ku bugingo bwe riremereza kwita kuri uyu mubiri ubora. Umubiri ubora, umubiri umuntu umuhinduka ukamugaruka ukamubera umwanzi. Umuntu ngo utawitaho azarokora ubugingo buhoraho bw'ahazaza, ariko umuntu wita kuri uyu mubiri akaba ari we amariraho imbaraga ze z'ibitekerezo, akaba ari wo yarabaye umugaragu wawo ahora awukorera ngo ugubwe neza. Uwo muntu icyo yirukaho ntazakibona, azabura ibyo ashaka muri ubu buzima, kandi abure n'ubugingo buhoraho Yesu yamupfiriye kugira ngo azabone. Ikintu gikomeye cyane. Pawulo ati turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu kugira ngo dukurikize ibyayo, ahubwo ni uw'umwuka, kuko niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri tuzapfa. Ariko ni kwitwita ku by'umwuka tukabiretisha ibyo muri ubu buzima, ahazaza akaba ariho duhanga amaso cyane, kandi akaba ariho dushyira imbaraga cyane, tuzarama, kuko tuzava muri ubu buzima twimukire mu bundi. Ndagira ngo ngire urugero mbaha rw'abantu babaga bafite ubwenge nyakuri koko bw'Imana. Ndashaka kubaha urugero ku mugaragu w'Imana Yakobo, umuntu nkunda kuvuga cyane kubera yuko ambera icyigisho gikomeye cyane.
reka dusome mu Itangiriro. Hari ikintu nshaka ko tuganiraho kandi ndashaka ko kitubera urugero rukomeye. Itangiriro igice cya 32. Hahandi havuga ibya Yakobo akirana na marayika ku murongo waho wa 24. Haranditse ngo Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga w'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rye urareguka bagikirana. Umurongo wa 26. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kuri utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo kundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Mbega umugabo utangaje. Hano iki gitekerezo kivuga ibya Yakobo akirana na marayika hari ibintu kitubwiyemo bikomeye cyane, kuko bavuga yuko marayika yakiranye na Yakobo ijoro ryose. Noneho ngo bigeze mu rukerera, urumva ijoro ryari rikeye rwose. Bigeze mu rukerera bigaragara yuko Yakobo atigeze acika intege wenda ngarekure marayika ngakora ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo, maze umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo ugira ikibazo, Yakobo atangira gucumbagira. Ariko ndagira ngo mwumve ubwo butwari bwo gukirana ijoro ryose. Kuko Yakobo ngo amaze kugera hariya ku cyambu cya Yaboki, yambukije ibyo yari afite byose, arangije ashakisha uburyo yakwirariraho wenyine ngo asenge. Kuko yumvaga umutima umuhagazemo, yumva adafite ibyiringiro n'amahoro, ndetse yumva Esawu ari buze kumwica kandi yumva atazi amaherezo y'urwo rupfu rwe uko abaza kubagiye. Maze yumva arashaka kurarana n'Imana asenga. Ngo igihe yaratangiye gusenga yumvise ukuboko kumufashe. Maze ngo gutangira kumukiranya, ngo kuramukiranya kugeza mu museke. Mu museke nibwo marayika yakoze kuri uwo mutsi w'inyonga w'itako rya Yakobo, maze umutsi urareguka. Mu yandi magambo umutsi ugira ikibazo n'ukuguru kwa Yakobo kugira ikibazo, ndetse atangira gucumbagira. Aho hantu niho Yakobo yagombaga kurekurira marayika, ariko ikiri somo ritugaragariza ko nubwo Yakobo atigeze arekura marayika, kugeza ubwo marayika yaje kubwira Yakobo ngo ndekura kuko umuseke utambitse. Ariko reka mbabwire, Yakobo yaramushubije ati sinkurekura utampaye umugisha. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ndetse bishobora no kutugora kubisingiriza ubwenge bwacu ngo tubyumvire ku murongo wabyo. Ariko ni nkaho yamubwiye ati nubwo ncumbagira ariko sinkurekura utampaye umugisha. Ndetse kuko ni nako yamubwiye, kuko hari aya magambo avuga kuri iryo somo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page 432. Reka wumve uko avuga. Aravuga ngo nubwo yacumbagiraga kandi afite uburibwe bukabije, Yakobo ntiyatezutse ku mugambi we. Yari amaze igihe ari mu majune yishinja kandi aremerewe n'icyaha cye. Noneho yashakaga kumenya neza adashidikanya ko yababariwe. Ikintu nshaka kuvuga ni ikihe se? Ni aya magambo avuga ngo nubwo yacumbagiraga kandi urwego marayika yamukozeho ntabwo rwari imikino. Nubwo yacumbagiraga, nubwo yababaraga mu kuguru, ntabwo yigeze amurekura. Ngo yumvaga ashaka rwose ihumure rivuye ku Mana rimumenyesha yuko icyaha cye cyagenje gute, cyababariwe. Rero iki cyitegerezo nkibahaye kuko mbizi ko n'ijambo ry'Imana naryo rikiduha kugira ngo tukifatireho urugero. Iyi jambo ry'Imana ririmo rivuga kuri Yakobo, rivuga yuko Yakobo ijoro yakiranye na marayika rishushanya ijoro ubwoko bw'Imana buzanyuramo nabwo byo gukirana. Kandi ndagira ngo twumve ibintu bikomeye. Gukirana kwa Yakobo akirana na marayika bikaza gukurikirwa no guhura na Esawu kwa Yakobo, ni ibintu bibiri bikomeye. Habanje icyo cyo gukirana, abona kuza guhura na Esawu.
bivuga iki se? Bivuga yuko mbere yuko tugera muri uwo mubabaro wa Yakobo, aho tuzaba tugiye guhura n'abantu bashaka kutwica, hagomba kubanza uko dukirana n'Imana mu masengesho. Kuko umugisha wo kugira ngo guhura kwa Yakobo na Esawu bize kuviramo Yakobo umugisha bimubere amahire, byakomotse kuri uko gukirana na marayika maze akabasha kumunesha. Kandi ibi bintu nubwo ndi kubabwira, ntabwo ndi kubabwira ibintu by'imikino, ndimo ndababwira ibintu binakomeye cyane. Ndetse buriya kugira ngo tuzashobore gukirana gutya, mbere yuko twinjira mu kaga, kuko akaga tuzinjiramo k'itegeko ry'icyumweru n'akarengane karyo, nibyo wagereranya no guhura na Esawu. Kuko Esawu ntabwo yari azanywe n'amahoro kuri Yakobo, ahubwo yari aje kumugirira nabi no kumurimbura. Ariko mbere yuko Yakobo ahura na Esawu, yakoresheje ijoro ryose akirana na marayika. Muri uko gukirana ahuramo n'ibigeragezo byatuma arekura marayika, ariko kubera ko yabonaga ingorane zimwugarije, aravuga ati nubwo napfa biruta kwicwa na Esawu, aragumya gundira marayika. Ikintu gikomeye cyane. Imana igahita igaruka kuri iki gitekerezo cya Yakobo na Esawu, igahita ivuga ko ibyo bintu ari by'ubwoko bw'Imana buzanyuramo mu bihe biheruka. Kandi Imana ikavuga yuko mbere yuko dusatirwa n'abanzi, tugomba kubanza kugira ibihe byo gukirana n'Imana. Iyo bavuze gukirana n'Imana, baba bavuze gusenga kutari ugusanzwe, gusenga ko gupfa no gukira. Kubera yuko ari amagambo nabasomeye avuga uburyo tugomba kwanga imibiri yacu, maze rwose tukamera nkaho turimo twirwanya, kandi niyo ntambara iruta izindi zose zigeze zibaho. Ni ikintu gikomeye cyane, ntabona uko mbabwira. Buriya reka mbabwire, iyo dutekereje kuri Yesu igihe yari ari mu gashyamba ka Getsemani, yahuye n'umwanzi bita umubiri. Maze Yesu aza kugaragaza ukuntu bimumereye muri iyo ntambara, aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Byanditse muri Matayo 26 umurongo wa 40 n'uwa 41. Aravuga ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Urumva yuko umubiri nawe wamubereye umwanzi ukomeye. N'ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko kwirwanya ukitsinda niyo ntambara iruta izindi zose muzo turwana. Kandi iyo bavuze kwirwanya ukitsinda, baba bavuze kurwanya umubiri wawe, umwanzi wawe. Uwo mwanzi yabereye Yesu umwanzi ukomeye, maze Yesu aravuga ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Yesu yarakomeze arakirana. Mu yandi magambo, ibyifuzo by'umubiri ntiyabiha agaciro, kuko byaramubwiraga biti wakwigiriye kwiryamira, uracya warura iki. Ariko Yesu yarakomeje arasenga kugeza ubwo yageze ku nsinzi. Kandi ibyo nibyo na Yakobo yakoze, nawe yarakomeje arasenga kugeza ubwo yageze ku nsinzi. Iyo dutekereje umugaragu w'Imana Pawulo, mu Baroma yavuze amagambo akomeye igihe yari arimo yandika, aravuga ngo mbese ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu. Abaroma igice cya 7. Yabonaga yuko umubiri we ari wo mwanzi ukomeye umuremereye kurenza ibindi byose afite. Kuko yaravuze ati mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, atariko muri kamere yanjye, aho ni mu mubiri, ndi imbata y'amategeko y'icyaha. Kandi aravuga ati umubiri urimo urandwanya cyane kugira ngo ntagera ku ntego zo kwiyegurira Imana. Ariko aho ngaho niho turwanira ya ntambara yo kwirwanya no kwitsinda, intambara iruta izindi zose zigeze kubaho. Aho niho Pawulo yavugiye amagambo akomeye, aravuga ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa, kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntagaragara yuko ntemewe. Ayo magambo yavuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 9 ku murongo wa 26. Yaravuze ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa, kubera ko umubiri we wari umwanzi we kandi ufite umugisha ushaka kumuvutsa. Bityo yaremeye amera nk'aho avuze ati ninshaka no gupfa mfe. Ariko umuntu wese urwana iyo ntambara azatsinda. Hari amagambo nifuza kubasomera akomeye ari muri iki gitabo avuga kuri ibyo bya Yakobo, ari kuri page 435 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Aravuga ngo Yakobo yaratsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka.
umva buriya reka mbabwire kugira ngo dutsinde ntabwo ari ibintu bizatugwirira, ni ibintu birimo no kwiyahura. Yaratsinze kubera yuko yihanganye agafata icyemezo kidakuka. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Ibi bintu birimo gusenga gukomeye cyane, ni nayo ntwaro nifuza gutindaho muri ibi byigisho, intwaro yo gusenga. Ndaza no kubabwira imigisha ikomoka muri iyo ntwaro, kandi ni imigisha udashobora kubonera mu yindi ntwaro iyo ari yo yose. Haranditse ngo intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Ariko reka wumve ukuntu ijambo ry'Imana rigiye kutubwira abazabishobora. Ariko niba rivuga ngo abazabishobora, uribaza utubwo ni bangahe kandi ni bandi? Kuko ijambo ry'Imana ritarivuga ukuntu bikomeye, riravuga ngo abadashaka kureka inarijye yabo ngo baba barira imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntawo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite icyifuzo kibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. None aya magambo aratubwiye ngo abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Ibyo ni ihame, niko bizagenda. Ariko se abadashaka kubabarira imbere y'Imana basenga ngo bageze ubwo imbaraga zibashiramo, bageze ubwo bumva bagiye basatiriye urupfu, abo bantu ngo ntabwo umugisha w'Imana bazawubona, kandi ngo bahita bagaragaza yuko gukirana n'Imana bizwi n'abantu bake. Aya magambo yaciye akarongo kandi uyibazeho. Aravuga ngo abadashaka kureka inarijye ngo baba barira imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntawo bazahabwa. Imana yacu nubwo ari urukundo cyane, ariko abantu badashaka kubabarira imbere y'Imana ngo bumve barashaka kureka ibyo bafite ngo bakire iby'Imana ibafitiye, nta mugisha bazahabwa. Kandi gukirana n'Imana bihita bituma koko bigaragara yuko bizwi n'abantu bakeya cyane. None rero bavandimwe, ndifuza kubabwira umugisha Yakobo yakuye muri uku gusenga, kuko yakuyemo umugisha udashobora kubona ikintu cyawugura muri iyi si. Uwo mugisha buri muntu wese mu batuye mu isi arawukeneye, baba babizi n'abatabizi. Ndashaka kubabwira umugisha Yakobo yakuye muri uku gusenga kumeze gutya kurimo kwiyahura. Ayo magambo ngiye kubasomera avuga kuri uwo mugisha, ngiye kuyasanga muri iki gitabo cyitwa Uburezi, ari kuri paji 151, ari ku cyigisho cyitwa ngo imibereho y'abantu bavugwa muri Bibiliya. Ayo magambo aravuga ngo mu mbaraga z'ububasha bw'Imana Yakobo wari wababariwe yarahagurutse, ahaguruka atakiri umuriganya ahubwo ari igikomangoma cy'ubwami bw'Imana. Ntiyari amaze kurokorwa mu maboko y'umuvandimwe we yagiriye nabi, ahubwo yari arokowe kamere ye ubwe. Ayo magambo niyo nifuzaga ko mwumva. Igihe Yakobo yakiranaga na marayika, ushobora kwibaza ngo ni iki Yakobo yarokotse? Yakobo ntabwo yarokotse umuvandimwe we, nta nubwo ari wo mwanzi ukomeye yari afite. Ijambo ry'Imana rivuga ko kwirwanya no kwitsinda niyo ntambara iruta izindi. Rivuga ko mu banzi dufite twebwe ubwacu nitwe twibereye umwanzi kurenza undi muntu wari we wese. Kandi reka mbabwire, Imana yiteguye kuduhindura, ibifitemo ubushake kutugira abandi bantu. Imana yifuza kuturema bundi bushyashya, igakura ibintu biri muri twebwe ikazana ibindi bitabamo. Iyo dusomye mu Bagalatiya havuga imbuto za kamere, hakavuga n'imbuto z'umwuka. Rero Imana niyo ishobora gusimbuza iyo mirimo ya kamere imbuto z'umwuka, kuko Imana niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gukora igikorwa bita kurema umuntu. Ubundi icyaha mu muntu kivanze n'ubuzima bwe. Uko muzi batubwira ngo ubundi kugira ngo ibiryo bigere mu mubiri w'umuntu biwutunge bigenda mu maraso. Umwuka kugira ngo ugere mu buzima bw'umuntu mu ngingo zose utunga umuntu ugenda mu maraso.
kandi ubwo buryo ibiryo bigenda mu maraso n'uburyo umwuka ugenda mu maraso nibwo buryo icyaha nacyo kigenda mu maraso. nta muntu n'umwe waha ikizami ngo akure ibiryo biri mu maraso abikuremo abyereka abantu ati dore bya biryo byagendaga muri aya maraso ngibi. nta wakwerekana umwuka ugendamo ibyo bintu biba amaraso nyine avanze n'uwo mwuka n'ibyo biryo. ni nabwo buryo icyaha kizenguruka mu bantu mu bugingo bw'umuntu gitwawe mu maraso. Imana yaremye umuntu niyo ishobora kongera kurema umuntu bundi bushyashya ikamukuramo icyaha abantu batarebaga icyo ari cyo, abantu batanamenya batubuse ni iki mukijije cyari kiri hehe muri we. reka mwumve ikintu Imana yakijije Yakobo. haranditse ngo ntiyari amaze kurokorwa mu maboko y'umuvandimwe we yagiriye nabi, ahubwo yari arokowe kamere ye. iyo fenomene ninde wayisobanura ukuntu umuntu arokorwa kamere ye? nta hantu, nta kuboko yacitse, nta jisho ryapfuye, akingana uko yanganaga, ariko Imana ikamenya iti uyu muntu bumurokoye kamere ye. hari amagambo avuga ngo ikintu bita inama y'agakiza ngo yateguye kubaturwa burundu tukavanwa mu maboko ya Satani. niyo mpamvu burya ikintu bita inama y'agakiza ikintu ikora ngo nukurema umuntu bundi bushyashya. n'imbaraga Imana ikoresha irema umuntu bundi bushyashya zingana n'izo yakoresheje imurema. ubu nubwo twakwiterura tukikubita ku ibuye ntabwo twakwikiza ingeso zacu za kamere. nk'uko ingwe itahindura ubugondo bwayo, nk'uko umunyetiyopiya atahindura ibara ry'uruhu rwe, niko tutashobora kwikiza ingeso zacu za kamere kuko ziri mu maraso yacu kandi nta washobora kuzikuramo ngo azitwereke ati dore ngizi. dushobora kureka ibyaha bigaragara, bya bindi dufite ubushobozi bwo kureka, kunywa inzoga, gusambana, ibyo twabireka. ariko kugira ngo dukize ingeso zacu iz'ibyo ngibyo bikomokaho, bavandimwe banjye, ni igitangaza mu bitangaza. niyo mpamvu mu gitabo cy'uvuzo byose baranditse ngo guhinduka kw'ingeso, guhinduka kw'imico ni igitangaza. nta muntu wabyikorera, nta muntu wabikorera undi. icyo gikorwa kugikora byitwa kurema umuntu bundi bushya. none umva Yakobo umugisha yakuye muri kuriya gusenga. Yakobo ngo yarakize, akirikize. ntabwo yakize muri mukuru we yagiriye nabi, ahubwo yakijijwe kamere ye ubwe. umva akagingo gakurikira kuri ivuga ngo yakijijwe kamere ye ubwe. haranditswe ngo imbaraga z'ikibi cyari muri we, imbaraga z'ikibi cyari muri we, imbaraga z'ikibi cyari muri kamere ye ubwe zarashenjaguritse, bityo imico ye irahinduka. reka mbabwire, Yesu bigeze bamubwira iby'abadayimoni basengeye bakanga kugenda, avuga amagambo akomeye arababwira ati abo ntibakurwamo n'ikindi kereka kwiyiriza ubusa no gusenga. hari ibintu bikorwa no gusenga, kandi uko gusenga kukaba atari ugusanzwe, kukaba atari ugusenga wigeze ugira umuntu n'umwe ukukwigisha. ukwigishwa n'ubukene ufite, ukakwigishwa n'icyo ushaka. ubu nta muntu wakubwira ngo genda urare ijoro utaryamye, wabibwirwa n'ubukene bw'ikibazo ufite. Yakobo nta muntu wamubwiye ngo najye kurara kuri uriya musozi. ikibazo yari afite nicyo cyamubwiye kiti ubu uraryama iki. maze igihe yasengaga muri ubwo buryo, kandi nabasomeye amagambo akomeye avuga ngo nubwo yacumbagiraga afite n'impamvu yatanga ikumvikana. wakubwira impamvu tuba dufite, ariko ngo nubwo zaba 100 nta nimwe yakwemerwa. Yakobo abadashaka kureka inarijye yabo ngo baba barira imbere y'Imana nka Yakobo, basenga ubudasiba, bashaka umugisha nk'aho ariyo makiriyo yabo, ntibazawubona. mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. ngo Yakobo yabonye umugisha kuko yihanganya agakirana kugeza ubwo asinyiye kwemera agapfa, ariko ntarekure marayika. umva amagambo adasanzwe.
iyo nsomye amagambo ndibaza ngo iyo bavuze ngo icyaha cyari muri kamere ye, ngo kamere ye yarajanjaguritse, ndibaza ngo kujanjagurika ni iki? Ni ugufata ikintu ukagikubita hasi ukakimena ku buryo utakongera kugiteranya ngo giteranyike. Imbaraga z'icyaha muri kamere mu buzima bwa Yakobo zarajanjaguritse muvandimwe wanjye. Izo mbaraga, ubwami bwa Satani bwikubise hasi mu bugingo bw'umugaragu w'Imana Yakobo, imbaraga z'icyaha zirajanjagurika, kujanjagurika. Jambo ryiza cyane. Imbaraga z'ikibi cyari muri kamere ye ubwe zarashenjaguritse ku buryo zitakongera kwirema. Buriya Yakobo igihe yakiranaga na marayika, buriya hari igihe abantu tujya tubyumva nabi, tutakumva ko Yakobo igihe yakiranye na marayika aribwo yabaye umukristo. Yakobo guhera igihe yashakaga umugisha, cya gihe yawuguraga kuri mukuru we, yari umukristo ushaka Imana, kandi yagiye agira imigisha ikomoka muri uko gushaka Imana. Igihe yari ari kwa Labani kwa nyirarume aragira intama ze, yabaga arimo gushaka Imana. Muranabizi yuko intama yaragiraga zabonaga imigisha kubwo gushaka Imana kwe, ariko yumvise kuba atarahinduka nta mahoro bimuhesheje. Ubu hari ibintu bidashobora kuva mu muntu bikurwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga. Ikintu bita guhinduka ngo ni ukubyarwa ubwa kabiri. Ni ikintu gikaze cyane cyo mu rwego rwo mu bushorishori. Yakobo rero nguwo umugisha yakuye muri kwa gusenga, kandi uwo mugisha ndawubararikira muri iyi minsi y'imperuka, kuko tugomba kunyura mu nararibonye y'umugaragu w'Imana Yakobo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko twebwe abo mu minsi y'imperuka tuzanyura mu mubabaro wa Yakobo, kandi uwo mubabaro wa Yakobo ntabwo igikomeye cyane ari uguhura n'abanzi bazaba bashaka kutwica. Igikomeye cyane ni ugukirana na marayika. Nzabivuga mu byigisho byinshi ibyo bintu, ariko hano nkoresheje igitekerezo cya Yakobo akirana na marayika, marayika akamukora ku nyonga y'itako atamubabariye. Yakobo aracumbagira, Yakobo ntiyasigarana imbaraga, ariko nabwo yanga kurekura marayika. Marayika atera intambwe ya kabiri amubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo aramubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Kandi umugisha yashakaga yarawubonye. Mbese uwo mugisha yabonye ni uwuhe? Yakijijwe kamere ye. Ntabwo yakize mukuru we, yakize kamere ye ubwe, kuko aricyo cyago yari afite. Umwanzi ukomeye ntabwo ari inyuma yawe. Bureka mbabwire, buri muntu wese ikintu Imana izamukorera izagikora kuri we. Ntabwo izigera ihindura abanzi bawe ngo bagukunde, ahubwo ikizakora izagikora kuri wowe, kuko ikibazo Imana ibona gikomeye ufite kiri muri wowe. Icyo bita kuguhindura, guhinduka, ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu bavandimwe dukwiriye kwiyumvisha mu buremere uyu mugisha. Mbese urumva ushaka guhinduka? Urumva ushaka gukira ubwibone, ikintu utakwikuramo nubwo wakwikubita kwibuye? Urumva ushaka gukira inarijye, ikintu utakwikuramo nubwo wakwikubita kwibuye? Urumva ushaka gukira igomwa, ikintu utakwikuramo nubwo wakwikubita kwibuye? Ugomba gukirana n'Imana. Reka mbasomera amagambo adasanzwe, kuko iki kintu ndifuza ko mwumva ko ikintu bita guhinduka, tugakira imiterere yacu, tugatera ukundi kuntu tutari duteye. Ndagira ngo mwumve ibanga rimwe ryo kukigeraho. Ngiye kubasomera muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere. Ngiye gusoma kuri page 153. Amagambo adasanzwe akomeye cyane. Aravuga ngo, nabonye ukuntu ubu buntu dushobora kububona. Umva, umuja w'Imana, Imana yamweretse ukuntu ubuntu bwuzuye bwo gukira ingeso zacu, yabonye ukuntu dushobora kububona. Yaravuze ngo, nabonye ukuntu ubu buntu bushobora kuboneka. Umva, agiye kuvuga uburyo yabibonye. Jya mu cyumba cyawe maze winginge Imana wiherereye wenyine uti, Mana undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Ariko nimwumva aya magambo ukuntu atangaje. Nabonye ukuntu ubu buntu bushobora kuboneka. Jya mu cyumba cyawe maze winginge Imana wiherereye uri wenyine. Ntureka mbabwire, iyo wigishije abantu gusenga bagira ngo urimo urababwira gukora amateraniro menshi.
ndimo ndakubwira gusenga uri wenyine. Abantu kubera yuko ibintu byo gusenga bari bonyine bibagora cyane, bakora uko bashoboye ngo bakore amateraniro. Ariko umva, jya mu cyumba cyawe maze winginge Imana wiherereye wenyine uti, Mana undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Reka mbabaze, hari umuntu washobora kwiremamo umutima mushya? Bibiliya tubwira ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, nzabakuramo n'umutima ukomeye nk'ibuye mbaho umutima mushya woroshye nk'inyama. None kugira nubwo Imana yabisezeranye, ariko irakubwira ngo jya mu cyumba cyawe winginge Imana uyibwire uti, Mana ndemamo umutima mushya, subizamo umutima ukomeye. Arakomeza ati, gira umwete kandi uvuge nta buryarya. Igihe uri gusenga iryo sengesho uri mu cyumba cyawe, gira umwete kandi uvuge nta buryarya. Isengesho risenga umwete rigira umumaro mwinshi. Hari amagambo nkunda cyane aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ari muri Yakobo mu gice cya 5, nzayagarukaho mu kindi cyigisho. Gusenga k'umukiranutsi buriya kugira umumaro mwinshi ariko yasenganye umwete. Hano baravuze ngo isengesho risenganye umwete rigira umumaro mwinshi. Nka Yakobo, baramugarutseho Yakobo, nka Yakobo kirana mu isengesho, kirana mu mbaraga zawe zose. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Hari ibintu nzababwira udashobora kugeraho utabonye ibi bintu. Nabasomeye amagambo avuga ngo abantu badashaka kubabarira imbere y'Imana, bashaka umugisha w'Imana kugeza ubwo imbaraga zibashiramo, ngo ntawo bazigera babona. Uwo mugisha batazabona n'uwuhe? Nuwo Yakobo yakuye muri kuriya gusenga, n'ugukira kamere ye, adakize umuvandimwe we, ahubwo akize icyago. Hari ikintu nshaka kubabwira. Igihe Yesu yakizaga wa mugore wamukoze ku myenda, Yesu yamubwiye amagambo, aramubwira ati, mugore, kwizera kwawe kuragukijije, genda ukiri icyago cyawe. Icyago murakizi bavandimwe, ni ikintu gihiga umuntu ngo kizamurimbure. Yesu yabwiye uwo mugore, Imana nidufasha tuzaganira kuri uwo mugore n'ukuntu yashakaga Imana, kuko ku munsi yakizeho yagiye mu materaniro 3 ya Yesu. Kuri uwo munsi yagiye mu materaniro 3, yaratuwe yajyamo, ariko uwo munsi yumvaga agomba gukira bidapfa bidapfuka. Yagiye mu iteraniro Yesu yakoreye ku nyanja. Yesu ava kuri iyo nyanja ajya aho bita kwa Lewi Matayo, wari wakoresheje ibirori, watumiye n'abandi bakoresha bikoro kugira ngo Yesu ababwire ubutumwa bwiza. Uwo mugore ahakurikira Yesu ashaka kugira ngo agire icyo amubwira ku burwayi bwe, abura umwanya. Yesu yavuye kwa Lewi Matayo ajya aho bita kwa Yayiro, wari umuhamagariye kumukiriza umwana wari urwaye. Uwo mugore aramukurikira, kandi uwo mugore nibwo yungutse igitekerezo yuko aramutse akoze ku myenda ye gusa, kuko kuvugana nawe bitagishoboka, yuko yakira. Yesu mu gihe yamufashaga kugira ngo akore ku myenda ye, uwo mugore amaze gukora ku myenda ye no gukira, Yesu yaramubwiye ati, genda ukiri icyago cyawe. Umugaragu w'Imana Yakobo yakize icyago. Gukira kamere yawe ni ugukira icyago gikomeye cyane. Kubona imbaraga z'icyaha ziri muri kamere yawe zijanjagurika ubutazongera kwirema, zikamera nk'ikintu wafata ukagikubita hasi kikameneka, ibintu bidasanzwe. Umva inama nshaka gusoza mbagira, iravuga ngo gira umwete kandi uvuge nta buryarya. Isengesho risenga umwete rigira umumaro mwinshi. Nka Yakobo, kirana n'Imana mu isengesho, kirana mu mbaraga zawe zose. Ariko gukirana n'Imana bizwi n'abangahe? Ni bangahe bigeze bababarira imbere y'Imana kugeza ubwo imbaraga zibashiramo nabwo ntibarekure? Inama Imana iri kutugira iravuga ngo nka Yakobo, kirana mu isengesho, kirana mu mbaraga zawe zose,
Yesu mu gashyamba yabize ibyuya byinshi by'amaraso. Nawe ugomba gukoresha imbaraga. Ntuve mu cyumba wiherereyemo utiyumvisemo kuri umunyambaraga ku Mana. Hanyuma ube maso, kandi igihe cyose uzaba uri maso kandi usenga, ushobora gucecekesha ya matwara mabi, kandi ubuntu bw'Imana bushobora kwigaragariza muri wowe ndetse buzigaragaza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbega uburyo Imana yaduteganyirije inzira yo kubasha kunesha icyaha kiri muri twebwe. Mbega ukuntu Imana yaduteganyirije inzira yo kuremwa bundi bushyashya. Mbega ukuntu Imana yaduteganyirije inzira yo gukura muri kamere yacu imbaraga z'icyaha zatwigaruriye. Ni ugukirana n'Imana mu masengesho, tukanga kurekura, tukayishyuza amasezerano, kandi ibyo bintu kwizera ko Imana ishobora kudukorera ibyo ngibyo nibyo bigomba kudutera kujya imbere y'Imana kugira ngo tubone uwo mugisha. Rero muvandimwe wanjye, wowe wabashije gutega amatwi iki cyigisho, ndagira ngo nkubwire yuko umuntu uhora wirondereza, umuntu uhora ushakisha kugubwa neza, umuntu wabaye umugaragu w'umubiri we, uvuga uti sinakwiyiriza ubusa ntabwo byashoboka, uvuga uti rwose ntabwo nafata igihe cyo gusenga kitari cya kindi cya kumanywa cya mu gitondo nimugoroba ntibyashoboka. Uwo muntu uhora ubungabunga ubuzima bwe, Imana iramubwira ngo umuntu wese wita ku bugingo bwe azabubura. Ariko umuntu wese utita ku bugingo bwe, akaba ashakisha uburyo yakwita ku bugingo bwe ahazaza, akaba ashakisha uburyo yazahabwa ubugingo buhoraho, ibyo akora byose bikagengwa no kuzabona ubugingo buhoraho, uwo muntu azabubona. Kandi uwo muntu afite ubwenge bwavuye mu ijuru. Umuntu uhora wita ku kubungabunga ubuzima bwe, Imana iramubwira ngo abo bantu ni abapfapfa. Iyo baba abanyabwenge baba bakoze iki? Baba bitaye ku iherezo ryabo. None ni abapfapfa cyane n'ubwo isi baramya ikabona ko ari abantu bafite ubwenge bw'ikirenga, ariko ntago bari bamenya kwiyegurira Imana icyo bisobanuye. Imana irakubwira ngo turi mu mwenda nshuti yanjye, ariko ntabwo ari uwa kamere y'imibiri yacu ngo tujye kurwana no kwinezeza, ahubwo nk'umugaragu w'Imana Pawulo tugomba gukoza umubiri wacu buretwa, kuko nawo ni umwanzi araduhiga ngo aturimbure. Umwanzi ukomeye uruta abandi ni umubiri wacu. Yesu yatewe n'uwo mwanzi, aravuga ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Ntabwo Yesu yahise ava mu gashyamba ka Getsemani ngo yitahire, ahubwo yakoze ikintu cyanditse mu kugana Yesu kivuga ngo kwirwanya no kwitsinda. Ni intambara yuti zondi zose zigeze zibaho. Kwitanga no kwegurira Imana byose bigomba intambara. Rero Yesu yararwanye mpaka atsinze, kandi nawe reka nkubwire nurwana uzatsinda. Kubera iki? Kubera ko abantu bashikama ku masezerano y'Imana nka Yakobo, abo bantu bagakirana nkawe, abantu banga kurekura nkawe, bazatsinda nk'uko nawe yatsinze, kuko Imana itarobanura ku butoni. Imana yacu ntirobanura ku butoni. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe umuntu yujuje ibyangombwa undi mugenzi we yujuje akabona umugisha, uwo nawe yabyujuje arawuhabwa. Nubwo mbabwira ibi ngibi kuri Yakobo, nzababwira ibindi ku bandi bigaragaza ko Imana yacu itarobanura ku butoni. Muri Bibiliya mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi hari amagambo avuga ngo Imana yashyize mu ijambo ryayo ibyangombwa abantu bagomba kuzuza kugira ngo babone umugisha runaka w'ibyo byangombwa. Iyo batabujuje, Imana izahagarara hariya yera, bigaragara ko atariyo yabimye umugisha, bigaragara ko bo ubwabo bashyize imbaraga mu kwita ku bugingo bwabo no kubungabunga umubiri wabo no gushaka uburyo bagubwa neza muri iyi si, none ntibabasha kubirokora byose. None rero muvandimwe, muri uyu mwanya ndakurarika cyane kugira ngo usabe Imana ikongera akanyabugabo. Turi mu gihe gikomeye cyane. Bimwe abantu bagombye kuba barakoze ntibabikoze, none igihe cyabahiseho. Ariko kimwe mu bintu umuntu adashobora gukira adasenze muri ubu buryo ni ingeso ze. Izo ngeso mvuga ntabwo ari izigaragarira amaso, ni izitagaragarira amaso ariko z'icyago. Kugira ngo umuntu ahinduke agomba gusengana umwete. Ayo magambo nababwiye yanditse muri Yakobo aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi
iyo asenganye umwete. Andi yanditse muri Mariko yo aravuga ngo ibyo musaba mubishyizeho umutima. Ikintu cyitwa gushyira ikintu h'umutima ni ikintu gikomeye cyane. Gushyira ikintu h'umutima akaba ari cyo utekereza ku manywa na nijoro, ni ibanga rikomeye ritagirwa n'abantu benshi. Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mubitekereza ku manywa na nijoro, mubyingingiye mubisabira, muzabibona, kuko Imana yacu itarobanura ku butoni. None rero ndabigisha gusenga, nubwo nzi yuko gusenga mwabirenze. Umuntu ashobora kuvuga gusanga ndi kwigisha gusenga akavuga ati abantu imyaka bamaze barimo bariga gusenga. Ariko ndimo ndabigisha gusenga kutari kwa kundi dutuwe dusenga. Ndabigisha gusenga kwa kundi ko kwiyemeza, kwa kundi kugengwa n'icyo dushaka. Ubwo icyo dushaka akaba ari cyo kitwereka uko dusenga, kandi akaba ari cyo kitwereka ko tugomba kurekera aho ngaho. Aya magambo basomera avuga ngo ntukigere uva mu cyumba cyawe. 153 amagambo na ndimo nsoma aravuga ngo nka Yakobo kirana mu isengesho, kirana mu mbaraga zawe zose. Yesu mu gashyamba yabize ibyuya byinshi by'amaraso, nawe ugomba gukoresha imbaraga. Ntuve mu cyumba wiherereyemo utiyumvisemo kuri umunyambaraga mu Mana, hanyuma ube maso. Ni nkaho noneho ubwo uhawe ikintu ugiye kurinda, ariko wagihawe. Noneho genda ube maso, ukomeze urinde ibyo bintu Imana iguhaye. Nubwo imbaraga z'icyaha zari zajanjaguritse kuri Yakobo, ariko byamusabaga kuba maso akarinda uwo mugisha Imana imuhaye. Icyakora urugamba rwari rumworoheye. Njya nkunda kubwira abantu nti mu rugendo rwa Gikristo ushobora gutangira ibintu bikugoye, ariko uzagera igihe bikorohera. Ariko hari igihe bigomba kugusaba imbaraga. Nta nubwo ari urugendo rwa Gikristo gusa, n'ibintu byo mu buzima busanzwe niko bimeze. Umuntu yacuruza imbaraga abanza kuzitakaza cyane, akagira igihe amara ataryama kugira ngo ubucuruzi bwe buzafate umurongo, buzatangire kumuha umusaruro, butakimusaba imbaraga nka za zindi. Ubu hano umuntu agiye kurinda uyu mugisha yahawe, ntabwo noneho bikimeze nka handi yawuharaniraga. None hararinda ikibitsanya Imana yamuhaye, biroroshye. Iyo umuntu ari mahinga ahera mu kurima imishike bimugoye, mu gushaka amafumbire bimugoye, ariko agera ubutaka akabutunganya bugatangira kumuha umusaruro, ariko noneho bumusaba imbaraga nke. Ntabwo ari uvuga ngo nta mbaraga bwongera kumusaba, ariko bumusaba nkeya. Rero natwe tugomba kubanza gukora ikintu gituma dufatisha umurongo. Tugomba gukora ikintu kigomba gutuma ibintu bidukingukira, maze inzugi zari zikinze zarajemo amakare, zikajyamo amavuta zikoroha zigakinguka. Noneho tugasigara noneho twirinda ko zizongera kudukingana no kugarukamo amakare nk'uko yari arimo. Imana rero iduha umugisha. Ishoboza umuntu wese kwiyumvisha yuko umugisha wo kugira ngo umuntu akire ingeso ze za kamere, kugira ngo dukire kamere yacu nk'uko Yakobo yakize kamere ye. Gukirana na marayika kwa Yakobo kwatumye akira umwanzi we, kandi ntabwo ari Esawu yakize kamere ye. Kwatumye imbaraga z'icyaha muri kamere ye zijanjagurika, maze birazigora kuzongera kwirema kuko zitagifite aho zihera. Imana idufashe kugira ngo twumve iki kintu kandi tugikore kugira ngo natwe duhabwe uwo mugisha, kuko ngabantu bishingikiriza ku masezerano y'Imana nka Yakobo. Kwishingikiriza ku masezerano y'Imana ntibikuraho gusenga. Abantu bishingikiriza ku masezerano y'Imana nka Yakobo bagakirana nkawe, babitewe nuko kwishingikiriza ku masezerano y'Imana bazanesha nkawe. Imana rero idufashe kugira ngo tubashe kumvira ibintu ku murongo wabyo, kandi tumenye ko muri iyi minsi y'imperuka dukeneye gusenga kubasha gutuma dukira icyaha kiri mu mibereho yacu, tugakira icyo cyago, tukaba twiteguye yuko Yesu nagaruka tuzishimira kumusanganira. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugira icyo kintu cyo kwifuza kuremwa bundi bushyashya, aho Imana idusimburiza imirimo ya kamere ikatuzanira imbuto z'umwuka, maze tukaba mu isi turi abakandida tuzi ko Yesu nagaruka tuzamusanganira.
kudusanganira. Imana ifasha umuntu wese kandi twongera akanyabugabo, itwongera umwete mu mutima wacu, itume rwose twumvira ibintu ku murongo wabyo, kandi ubukene dufite bw'ibyo tudafite tubwiyumvishe, kugira ngo tubone uko tujya imbere y'Imana nk'uko bikwiriye, kugira ngo Imana idusoreze amasezerano nk'uko yayisoreje n'abandi bose batubanjirije. Uwo mugisha niwo nifuza gusabira umuntu wese wabanye nanjye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana iwudusangize nk'uko imbabazi zayo zingana. Ibyo nibyo nabasabira nanjye nisabira, kugira ngo Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amina. Reka nanone dusenga Imana. Imana idukunda, Imana ikiranukira kudukiza, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza utugeneye, turagushimye kubw'ijambo ryawe ritambutse mu mutekano, turagushima kubwo uburyo wadushyiriyeho busobanutse, bw'uburyo dushobora kukwegera n'uburyo dushobora kukwikomezaho. Turagusabye ngo ubwo bitwigishije, ukaba uzi n'intege nke zacu, ukaba uzi n'uburyo twakwamiye mu kurengera ubuzima bwacu no gushaka kugubwa neza muri iyi si, aba ari wowe uduha imbaraga zo kugira ngo duhindure icyerekezo, kugira ngo udutere gutangira kwita ku muntu wacu w'imbere, tumenye yuko aricyo gikomeye kurenza kubungabunga umubiri n'ubundi uzabora. Umubiri wacu ni umwanzi ukomeye cyane, ntabwo ujya wifatanya natwe mu kugira ngo tubone agakiza, ahubwo iteka ryose utubera imbogamizi ndetse utubera inkomyi. Reka udushoboze gukora nk'abagaragu bawe batubanjirije, kugira ngo natwe turwanye uwo mwanzi, kandi dufashijwe nawe tuzabashe kunesha. Ijambo ryawe urihera umugisha mu mitima yacu, uryumvikanishe kandi urishyireho ikimenyetso, kugira ngo ribashe gukora umurimo waritumye, kandi ku iherezo ry'uru rugendo uzaduhe kuzahabwa ubugingo buhoraho ku bwaryo. Tuzagushima tuguhimbaze, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amina.